umusore, uri umuhungu cyangwa uri umugabo, hari umukobwa wakunze cyangwa umugore wakunze, ariko kugeza n'aya masaha wabuze uko wamugeraho ngo wigarurire umutima we. Ese uramushaka mu buzima bwawe ariko wabuze uko ubigenza, yenda no kumugira imbere, uko wamuvugisha, amagambo wavuga, uko wamwitwaraho, ibyo byose byakubera ikizamini gikomeye. Aka kanya tugiye kuganira uko wakwigarurira umutima w'umukobwa, tekinike, amagambo ndetse n'uko wakwitwara bikazarangira wigaruriye umutima w'umukobwa wagushavuje. Kwiyegereza no kwigarurira umutima w'umukobwa mu rugendo rufata igihe, bisaba ubushishozi, bisaba kwihangana, bisaba no kwitwara neza. Umukobwa ni umuntu ufite ibyiyumvo byimbitse kandi akunda kumva yatekerejweho mu buryo bw'ubwenge, bw'urukundo kandi bwubashywe. Reka rero tugusobanurire uko ushobora kubigeraho neza kandi tukwereke impamvu buri gikorwa gifite ingaruka nziza ku mubano wawe nawe. Ikintu cya mbere rero ugomba gukora niba ushaka kwigarurira umutima w'umukobwa cyangwa umugore, mwubahe kandi umwiteho. Kubaha no kwita ku mukobwa ni urufunguzo rwa mbere mu kumwigarurira. Umukobwa wese akunda kumva yubashywe kandi yitaweho mu buryo bufatika. Ubwubahane butuma yumva ko afite agaciro kandi ko ibyo atekereza bifite icyo bimaze, kuko hari umuntu ubyumva kandi akabikunda. Uburyo wamwereka ko umwubashye kandi umwitayeho, ugomba kumutega amatwi ukumva ibyo avuga. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane. Niba muganira, shyira amarangamutima yawe, ibitekerezo byawe n'ibindi byose kuri we. Irinde kumuca mu ijambo igihe avuga cyangwa kwigira nk'aho utitaye ku byo avuga. Burya muri kamere y'abagabo n'abagore, abagore ni abantu bavuga amagambo menshi, kabone n'ubwo n'umukobwa umuvugisha ukabona yenda nta gusubiza, ukabona niwe uvuga gusa, ariko burya nuko aba atarabohoka cyangwa kwiyumvemo. Iyo yamaze kwiyumvamo, ubundi umukobwa niwe burya uvuga byinshi cyangwa amagambo menshi kurenza uko abagabo bagira amagambo menshi. Iyo rero muganira akaba ushaka kugira amagambo menshi kumurenza, burya ntabwo gufata nk'umuntu umwitayeho, kandi namweretse ko utitaye ku byo avuga, nyine abafata ko nta cyari cyo kuri wowe, nta gaciro wamuhaye, kutitaye kumva amarangamutima ye n'ibyo atekereza. Ikindi, mwubahe mu bikorwa. Iyo umukobwa abonye ko wubaha ibyifuzo bye n'imico ye, bituma gutega amatwi byoroshye. Urugero, niba afite imyemerere cyangwa imico imwe n'imwe adakunda, kwihonyorwa cyangwa kwivugwaho, ugenda kwikomozaho, kuko ubikoze byagaragara nko kumunenga. Ibaze nawe kuba wanenga umuntu kandi ushaka kwigarura umutima we. Inzira yawe yaba irimo kugenda isibamo. Itwararika aha ngaha. Ibi maze kubwira rero birakora. Impamvu bikora: umukobwa akunda umuntu umwereka ko afite agaciro kandi ko icyo atekereza cyangwa akora gifite icyo kimaze, cyane iyo azi ko hari abagishima. Ibi rero bimwongerera umutekano, gutuza no kumva yitaweho, akumva aguwe neza kuko ari kumwe nawe. Ese muri ako kanya uba urimo uramukorera umunsi. Ikintu cya kabiri cy'ingenzi ugomba gukora niba ushaka kwigarura umutima w'umukobwa, cyane cyane ndabwira abasore, ganira nawe neza, umubwire ibyiza ashaka kumva. Abakobwa bakunda abantu bagira ururimi rwiza, rutuje kandi rutera ibyishimo. Amagambo meza ashobora kuba urufunguzo rwo gufungura umutima we no kumwiyegereza. Si ibyo gusa kandi, nanone amagambo arimo gushima arushaho kumwereka ko ubona ibyiza bye. Uburyo bwo kuganira n'umukobwa no kumuvugisha neza n'uwo umuntu ushimisha. Jya ukoresha amagambo yoroshye kandi asetsa kugira ngo atangire kumva ko kuganira nawe ari byiza. Urwenya ruto rutajyanye no kumusebya cyangwa kumutera ipfunwe rurakenewe. Irinde rero gutera urwenya kuko ateye, ku byo akora, kuko rimwe na rimwe iyo bitagenze neza muri rwa rwenya rwawe, nk'uko bavuga ngo amagambo menshi ntabura ibicumuro, bishobora kurangira wisibiye amayira. Ikindi, shima ibyo akora cyangwa ukagaragara. Kumubwira ko ari mwiza, ushobora kumugura impano
kumubwira ko ari mwiza cyangwa se ko afite imico myiza idasanzwe. Urugero ushobora kumubwira uti ni byiza kubona umuntu uzi gutekereza ibintu byimbitse nkawe. Impamvu rero ibi bikora, iyo umukobwa yumva kubona ibyiza bye bituma atangira nko kwizera, agashaka kumenya niba ibyo umubwira bifite ishingiro ryimbitse. Ariko ahangaha uzirinde kumubeshya no kubyinirira ibintu bidahari ngo ni ukugira ngo umwigarurire. Ikintu cya gatatu ugomba gukora niba ushaka kwigarura umutima w'umukobwa, kora ibimwereka kumutekerezaho. Umukobwa uwo ari we wese akunda ibikorwa kurenza amagambo, ariko ibikorwa biherekejwe na twa tugambo twiza turyoheye amatwi, ibi byo bikaba akarusho. Bimwe bavuga ngo uburanga bwahuye no kwisiga. Ni ingenzi kugaragaza ko umutekerezaho kandi ko umufata nk'umuntu udasanzwe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ibi bizatuma yibona nk'umuntu wihariye mu maso yawe. Uko azaba akubona bizamutera kugutekerezaho nawe, kuko azaba yamaze kumenya ko wamaze kumwishimira. Uburyo bwo kumugaragariza ko umutekerezaho: kora ibikorwa byoroshye ariko by'umutima. Ushobora nko kumugurira impano nkeya zigaragaza ko umwibuka. Urugero ni nk'indabo, ibyo akunda nk'icyo kunywa cyangwa icyo kurya. Rwose ahangaha si ngombwa ngo kumugurira ibintu bihenze niba ikigerageza kumwigarurira. Utuntu duciriritse ku buryo atazatekereza ko urimo kumureshya, kuko abimenye kare byatuma gutekerezaho cyane akibaza icyo ugambiriye, kandi intego yawe ni uko azisanga yaramaze kugukunda. Ikindi, muha umwanya wawe. Ibi ni nko kumuhamagara cyane, kumwandikira ubutumwa bugufi umwifuriza ibyiza cyangwa wifuza kumenya uko amerewe. Ibi nabyo bizatuma akubona nawe nk'umuntu udasanzwe, atangira kwiyumvamo. Impamvu ibi ngibi bikora, ibikorwa byoroshye bishimangira ko ufite ubushake bwo kumwitaho no kumenya byinshi kuri we. Bituma yiyumvamo urukundo kandi agatangira kugufungura umutima wawe. Ikintu cya kane wakora niba ushaka kwigarurira umutima w'umukobwa: gira ubutwari mu kwimenyereza mu buzima bwe. Ni gute wagira ubutwari mu kwimenyereza mu buzima bwe? Ntukwiye kwihutira kwinjira mu buzima bw'umukobwa wese, ahubwo ushyira imbere kugenda wimenyereza buhoro buhoro, kumenya ibyo akunda n'ibyo utiyumvamo, mbese ibyo yanga. Ibi byose ukaba ubizi. Ese ni ibihe bikorwa byo gutangira kugenda umwimenyereza? Icya mbere, irinde kumushyiraho igitutu. Niba umukunda ntibivuze ko ahita abyumva cyangwa byakira ako kanya ngo nawe ahita agukunda. Oya, si itegeko ko agukunda, ahubwo jya ugerageza kumenya igihe yumva atuje, cya gihe yumva ashaka kuganira, icyo gihe umuganiriza. Kuganira ku bintu bitandukanye, ntukagume ku ngingo imwe y'urukundo gusa. Muganirize ku buzima busanzwe, intego zawe cyangwa ibintu by'umuntu ku giti cye bimushishikaza. Ubwo nimugere ku buzima n'intego zabwo, uzagaragaze ko ufite intego zihamye kandi zirambye zazagufasha kubaho ubuzima bwiza hazaza. Impamvu rero ibi bikora, iyo umukobwa yumvise ko kandi agamije kumuhutaza, yumva atekanye, bikamufasha kugenda kwizera. Ikintu cya gatanu ugomba gukora niba ushaka kwigarura umutima w'umukobwa: mwereke kuri inshuti ishobora kumwizera. Mbere yo kuba umukunzi, banza ube inshuti ye. Umukobwa wese yifuza umuntu aganira nawe byimbitse, akabasha kumwizera no kumubona nk'umuntu ushyira imbere inyungu ze, atagamije kumukoresha amabi cyangwa kumukorera ibibi. Uburyo bwo kuba inshuti nyayo y'umukobwa: tangira kumwegereza mu buryo bw'ubucuti. Mubwire iby'ubuzima bwawe, mugisha inama kandi umufashe mu byo afite nka bimwe mu biraje ishinga. Ibi bizamwereka ko burya wazavaho umufasha mwiza uzita ku ukunda. Mufashe guhangana n'ibibazo bye. Niba afite ibibazo runaka, wumve ibyo ari byo kandi umwereke ko witeguye kuba hafi ye mu gihe ahangana n'ibyo bibazo. Impamvu rero ibi bikora,
Iyo umukobwa yumvise ko atari uwo gusa kwishimisha ahubwo ari umuntu ushyira imbere inyungu ze, bituma umutima we wumva gukeneye kurushaho. Ikintu cya gatandatu wakora, gira intego z'ubuzima zigaragaza ko babaho mu buryo busobanutse ahazaza. Abakobwa bakunda abantu bafite intego n'icyerekezo mu buzima. Umuntu ufite gahunda, akora akazi ke neza kandi yubaha abandi, ni umuntu ukundwa kurushaho. Burya abagore n'abakobwa bakunda abagabo bakora cyane. Uburyo bwo kugaragaza ko ufite icyerekezo, umuntu ugaragaza icyizere. Irinde kuba umuntu wikandagira cyangwa udafite umwete mu buzima bwawe. Mbese muri make, gira confidence muri byose kandi mwereka ko witeguye guhangana, uri umuntu udatinya. Mwereke ibikorwa bigaragaza ubwenge bwawe. Niba ufite gahunda runaka, urugero nk'akazi, ishuri cyangwa umushinga, mubwire ko uteganya kugera ku ntego zawe. Ariko ahangaha bisaba kwitonda, kuko iyo umubwiye ibintu byinshi, umubwiye gahunda zawe zose, uba watangiye kugwa mu makosa. Ntabwo ari ngombwa kubwira umukobwa gahunda zawe zose na plani ze zose ufite ahazaza. Uretse ko ari amakosa kubwira umuntu gahunda utaranakora rimwe na rimwe, ahubwo bishobora kugaragara nko kwiyemera. Mbese nka wa muntu uri mu masiganwa, uri gukora igishoboka cyose ngo utsindire umutima we. Aha rero azagufata nk'umwiyemeza. Ahubwo bitware neza, uvuga utuntu duke cyane cyane, ariko umutege uvuga utwo tuntu ari we ubikomojeho. Impamvu ibi bikora, umukobwa yumva yishimye iyo abonye umuntu ufite gahunda nziza kandi ushobora kumuba hafi mu rugendo rw'ubuzima, kuko uba umuha icyizere cy'ejo hazaza. Iki gihe atangira ko kwiyumvamo, atangira kubona nk'umugabo uhatana kandi ushoboye, uzatunga umugore n'umuryango wawe neza. Ikintu cya karindwi, irinde gutera ubwoba cyangwa kwiyemera cyane. Iyo umukobwa wumvise ko ushaka kumushyiraho igitutu cyangwa kwihutisha ibintu, ashobora guhita yumva udakwiye kumwegera. Rero ahangaha kwicisha bugufi kandi ukirinda kwiyemera bifasha kumwiyegereza. Ikindi, ugomba gukora ibikorwa ukitwararika, ukirinda guterana amagambo nawe. Ikindi, kumutera ubwoba. Yumvikane nk'umuntu wihutira kumena amarangamutima, ahubwo genda gake. Kutagaragaza amarangamutima cyane mu buryo bw'uburakari bizamwereka ko uri umuntu wihangana. Irinde kugiranya abandi bakobwa nawe. Ibi nubikora nibinagucika, uzamenye ko ukotoye akayamvugo y'ubu. Ijya ureka yumve ko ari wenyine, witaho kandi ntawe ujya ugereranya nawe. Mbese ko ari we umwe rukumbi uzi mu bakobwa bose, kandi bazabyizera ukazabona ko nta wundi witaho nkawe. Impamvu rero ibi bikora, kwiyoroshya no kureka ibintu bikagenda mu mucyo, bituma umukobwa yumva ko yisanzuye kandi agutega amatwi. Dusoza ikiganiro, twibutse niba utarakora subscribe, kora subscribe hasi, unafungure n'inzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose twa uploading. Kandi ujye ujya no muri comment uduhe ibitekerezo. Niba ari insanganyamatsiko wifuza ko twahuganiraho, tuzabikora. Dusoza, kwiyegereza umutima w'umukobwa ni urugendo rukomeye rutari mubonebwe basore mu byumve. Ni urugendo rukeneye ubushishozi, ni urugendo rukeneye kwihangana, ni urugendo rukeneye ubushake bwo kumva ibitekerezo bye. Ntugahubuke cyangwa ngo uhatire ibintu gukorwa vuba, ahubwo ushyira imbere kumwubaha no kumwereka ko umwifuriza ibyiza. Iyo ibyo byose bihujwe n'imyitwarire ituje, birangira umukobwa akubonyemo umusore yifuza mu buzima bwe. Murakoze, turabashimiye.